niba ujye wibaza business wakora nk'umukobwa w'umusirimu kandi udashaka kuvunika cyane, uyu munsi reka nkubwire ntinagutekerejeho. Nakuzaniye business 10 watangira ugakora kandi zitagusaba igishoro gihambaye, naho rwose ukihindurira ubuzima ugatangira ukubaka inzira ikugeza ku kuba miliyoneri cyangwa na miliyarderi, kubera yuko byose byakubera. Nongeye ikaze mwese bahisemo gukurikira Kiberinka TV, muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Niba utarakana kuri subscribe, reka mushishikarize gukora aka kanya kugira ngo utacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Munyemerere nyuma y'akananga gatoya tugaruke twinjira mu nkuru yacu mu buryo bwimbitse. Nimucikwe. Business nayo nabateguriye zirarenga 20 ariko nzabibaha mu byiciro bibiri. Reka duhere uyu munsi kuri izi ngizi 10. Business ya mbere wakora ni ugufotora cyangwa no gufata amavideo. Niba ufite kamera cyangwa hari uburyo wayibonamo byoroshye rwose, ibi ni ibintu bigezweho, ni ibintu byaguhindura ubuzima. Ukajya ufotora abantu mu birori bitandukanye, haba ubukwe, haba anniversaire, haba ibitaramo, ibintu byinshi bitandukanye, wareba ukuntu rwose ubuzima bwawe bwaba bwiza kurushaho. Usibye rero kuba ufite kamera, ukwiye kuba uniyamamaza, abantu bakakumenya yuko koko ukora ibi bintu, ugafata nk'amafoto ugashyira ku mbuga zawe nkoranyambaga, abantu bakabona koko uri umuntu uzi gufotora neza. Iyindi business ya kabiri wakora ni ukuba interior designer. Ngaho mu Kinyarwanda ngenekereje ni ukuba wa muntu utaka mu nzu mo imbere. Hari abantu rwose baba ari abahanga mu kuvanga imitako, bakamenya imitako ibereye muri salo, imitako ibereye mu cyumba, ibara ribereye wenda icyumba cy'abana cyangwa icyumba cy'abakobwa, n'utundi dutako twose bijyanye, ugasanga ahantu hameze neza. Ibi bintu rwose nabyo wiyamamaje ukerekana ubushobozi bwawe bwo kuba wabikora, ni ibintu nabyo byatuma ubaho ubuzima bwiza cyane. Business ya gatatu ni ugucuruza imirimo y'ubwiza. Abizi rwose abakobwa bakunda kurimba, bakunda amaherena, bakunda amasheneti, bakunda ndetse n'amashakoshi. Ni ibintu rwose washoramo ukabicuruza kandi ukabona abakiriya byanze bikunze. Icya kane ni ugucuruza amavuta. Amavuta rwose ni ikintu kitajya kibura abakiriya. Abantu bahora bakeneye kwisiga n'ibintu by'ingenzi ku ruhu rw'umuntu. Ntago rwose washora mu mavuta ngo uzahombe, ntago bibaho. Business ya gatanu, niba uri umuntu uzi ibijyanye n'imyitozo ngororamubiri, wiyaminiye rwose, waba umutoza. Ngaho ushobora kuba umutoza wo muri gym, cyangwa ukaba umutoza wo mu rugo, cyangwa ukaba umutoza wo kuri internet. Kuri internet ushobora gushinga website cyangwa ugashinga imbuga nkoranyambaga zawe, ugashyiraho konte, ukajya ugenda ugakora imyitozo ngororamubiri, abantu bakaza bakakureberaho, abifuza ibirenzeho ukabasanga no mu ngo zabo. Ibi ni ibintu rwose bimaze gukiza abantu benshi. Nawe niba ubikunda wabyinjiramo ukareba ukuntu ubona itandukaniro. Icya gatandatu wakora ni ukuba umustiliste. Stiliste ni bano abenshi bakunze kwita ngo ni abadesign, abantu bakora imyambaro itandukanye barangiza bakayigurisha. Niba rwose wifitemo ubunararibonye bwo kuba wakuhanga udushya mu bijyanye n'imyambarire, reka nkubwire ko ibi nabyo ari ibintu bigezweho birimo guhindura ubuzima bw'urubyiruko. Usanga umuntu yarakize ku buryo bukomeye. Ahangaha naho rwose nk'ibindi byose ni ukwiyamamaza, abantu bakamenya yuko ibyo bintu ubikora ukoresheje inzira zose zishoboka. Indi business ya karindwi wakora ni ukuba personal chief. Ahangaha ni ukuba uri wa muntu w'umutetsi w'umwuga. Ahangaha ushobora kugenda ukanihugura igihe gitoya, niba hari ibintu utazi guteka ukagenda ukabyiga, ukajya utekera abantu ku giti cyabo, ugatekera imiryango witahira. Ikindi kandi ushobora no kuba wanagemurira n'abantu wenda kuri lunch, umvikana n'ibigo runaka ukajya ubagemurira lunch. Iyi nayo ni business rwose yaguhindurira ubuzima. Icya munani ni ugukora business ijyanye n'ibya salo. Ahangaha ni ya salo ishobora kuba yita ku bijyanye n'uruhu, ni ya salo yo gusuka, ni ya salo yo gufura mu mutwe cyangwa gutunganya imisatsi. Ibintu byose ndakubwira zukuri yuko iyi nayo ni business idahomba, ni business yoroshye, itagutesha umutwe, idasaba n'igishoro gihambaye.
icya cyenda nacyo kijyanye n'ibi bya salo ni ukuba makeup artist. Ni wa muntu usiga abantu ibirungo, ushobora kubasanga mu rugo, bashobora no kugusanga kuri salo. Ibi ni ibintu rwose nabyo bigezweho muri ino minsi, ni ibintu byaguhindurira ubuzima. Iyindi business ya 10 wakora ni ukuba wa muntu utembereza ba mukerarugendo. Ibi ngibi byitwa tour guide mu ndimi z'amahanga. Ibi nabyo rwose ni ibintu byaguhindurira ubuzima. Niba uri wa muntu uri adventurous, ukunda gutembera, ukunda explore ibintu byinshi bitandukanye, wanezerwa kandi ukanakorera amafaranga. Icyo bigusaba ni ukuri wa muntu uzi gucengera, ukamenyana n'abantu, ukamenya abatourist, abantu ba mukerarugendo iyo baje ahantu bajya, ukimenyekanisha nabo, haba amahoteli, haba he hose, haba gukora website, haba ku mbuga nkoranyambaga, ukagenda wiyamamaza abakerarugendo bakagushaka, ugategura ibikorwa runaka, ugatumira abantu, ukababwira uti package nabateguriye ni iyi ngiyi, tuzasura wenda Akagera, tuzasura Nyungwe, ibintu nyaburanga uzabona ni ibi ngibi, ufite na za discount. Ibi nabyo ni ibintu bigezweho rwose, abantu barimo kubonamo amafaranga muri no minsi. Utegereje iki rero? Tangira rwose wizuyaza muri ibi bintu 10 rwose. Sinkeka ko waburamo ikintu wahitamo wakora, kandi watangira none. Hari n'ibidasaba ko ufite igishoro, bigusaba gusa kuba ufite ubumenyi, warangiza ukagenda ugakoresha ibikoresho by'abandi kubyarira akazi. Aha ngaho urugero naguha ni nka interior design. Niba ugiye gutaka mu nzu y'abantu, imitako bayiguriye, ahubwo wowe ugiye kuyitaka. Ikindi nanone kidasaba ubushobozi buhambaye nko kuba makeup artist, ko wasiga abantu za makeup rwose ntabwo zihenze cyane. Nabyo ni ibintu niba wifitemo urukundo, waranabyize ukabyihuguramo, ni ibintu nabyo wahita utangira aka kanya. N'ibindi nabyo niba ufite ubushake, wagera wegeranye inkunga, ukagenda ushaka ubushobozi hirya no hino, ubundi ugatangira gukira. Ni kare mpora mbibabwira abamikazi, irindira ngo zakira ufite za 30 za 40, hoya no ku myaka 20 wakira. Tangira ukaryoherwa n'ubuzima, kubera yuko amafaranga n'umugisha uturuka ku Mana. Mwanga ubukene mw'abana mwe, mwanga imibereho mibi, mwange kandi gukora ikintu cyose kibatesha agaciro nk'uburaya, ubujura n'ibindi bintu byose bitandukanye bidahesha Imana ikuzo kandi namwe bibatesha agaciro. Tugeze ku musozi nkuru yacu no munsi. Ni wakunze ibyo twakuganirije, nyaboneka kandi kuri like ndetse na subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi by'ubutaha. Ikindi kandi wasangiza ubutumwa abagukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Iki nagushishikariza, niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wifuza kuduha, watwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa, cyangwa ukanaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri iyi nimero iri hano hasi. Reka nongere mbashimire kuba mwabanye nanjye kugeza kuri uyu munota. Hasigaye nakagaruka. Amahoro y'Imana n'imigisha yayo bikomeze kubomaho. Ndabakunda cyane. Bye.